nziza kandi ibihe byose Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana ni nziza, niyo kamere yayo. tugiye kubana muri uyu mwanya wo kwiga ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Amazina ni Uwizeyimana Elizabeth. Ku cyigisho cya 9 kivuga ngo icyaha, ubutumwa bwiza n'amategeko. Icyaha, ubutumwa bwiza n'amategeko. Icyo kwibuka kiratubwira ngo ntabwo nzibagirwa amategeko wigishije kuko ariyo wanzurishije. Ndi uwawe nkiza kuko ndondora amategeko wigishije. Aya magambo aboneka muri Zaburi y'ijana na 19 umurongo 93 kugeza 95. Nta gushidikanya icyaha ni inzitizi ikomeye kurusha izindi zose. Ibangamira umushyikirano tugirana n'Imana. Ntabwo icyaha kidutandukanya n'Imana muri iki gihe gusa, ahubwo kiranatuyobya, kikadukomeretsa, kikadukamura, kandi birumvikana ko kinaturimbura. Intambara turwana n'icyaha ninarije niyo ntambara ikomeye kurusha izindi zose tuzarwana, kandi ifite ingaruka zikomeye ndetse z'iteka ryose. Aha ngaha turi kubona ngo icyaha kitugiraho ingaruka nyinshi. Ngo icyaha kiratuyobya, kikadukomeretsa ndetse kikanadukamura, kandi ko n'icyaha ngo kiraturimbura. Aha ngaha turi mu isi ndetse turi n'abanyabyaha, ariko ntabwo twari dukwiriye guha umwanya kugira ngo tujye muri bya bindi bitagira agaciro, ahubwo dukore ibyo Imana ishaka. Abantu bamwe bafata icyaha mu buryo bworoheje, nk'umugabane ugize ubuzima bwacu, kandi n'ubundi biri muri kamere muntu kwishimira ibinezeza. Ariko se dufata icyaha buhoro, kuko abagize umuryango mugari barangije kukimenyereza bakumva ntacyo kibatwara. Dushobora kuvuga ku nsanganyamatsiko y'icyaha tubyitondeye, dutinya ko hari uwo twakomeretsa turamutse tukivuze uko kiri. Nyamara amaherezo uko turushaho kubana nacyo nkaho ntacyo kidutwaye, niko tuzarushaho kunyerera tukava mu mushyikirano muzima twari dufitanye n'Imana. Aha ngaha hari igihe umwizera agira amakosa runaka cyangwa ikintu akora, twebwe tukabirebera gutyo gusa, tukavuga tuti buriya hari ntabwo tuzi icyamuteye, ariko twakabaye tumusanga tukamenya impamvu, noneho aho kugira ngo tubyihererane, noneho tukarushaho kugira niba hari n'imbogamizi yagize tukaza kuzimenya, noneho tugafatanyiriza hamwe gukora umurimo w'Imana. Nibyo koko buri muntu wese yakoze icyaha, kandi ibitekerezo byacu, impamvu zidutera gukora ibikorwa byacu ndetse n'amagambo bikomeretsa abandi, natwe bikadukomeretsa ndetse bikababaza Imana. Rwose icyaha cyangiza umushyikirano dufitanye n'Imana. Nyamara Imana iratwihishuriye binyuze mu kumenya amategeko yayo, amurika umucyo ku cyaha kiri mu mibereho yacu. Aha ngaha nubwo dukora ibyaha, ariko turasaba Imana kugira ngo idufashe kandi iduhe imbaraga zo kugira ngo nitumenya ko dufite icyaha ndetse tukaza no kugisabira imbabazi, Imana izatubabarira kandi izaduha tuzarushaho kumenyana nayo, izatwicurire mu bwami. Ku ngingo yo kuwa mbere iratubwira ngo ibirangaza n'ibishuko. Ese ibirangaza ni ibiki? Ibishuko ni ibiki?
intambara ikomeye iriho kandi twese iratureba. urugamba rubera mu isanzure twatangiriye mu ijuru, ubu ruri kurwanirwa mu mibereho ya buri muntu wese uri muri twe. Satani azi ko agomba gukurura ibintu byose yaronse muri ibi bihe turimo mbere y'uko Yesu agaruka, kugira ngo atubuze kugirana n'Imana umushyikirano. Ahari warangajwe n'ikintu gishobora kuba kitifitemo ububi muri cyo, nyamara kikaba kigutwara igihe kinini cyane ndetse n'imbaraga nyinshi, ku buryo gisigira Imana bike cyane. Ahangaha hari byinshi, hari ibiturangaza, hari ibyo baduhaye urugero ngo wenda ni akazi, imbuga nkoranyambaga, guhaha, imikino cyangwa ibiryo. Ese ibi bintu si biturangaza? Ni na ngombwa kuko kubishaka, kuko n'ubundi ntabwo twagira ubuzima bwiza tutabifite. Ariko ngo ntabwo twari dukwiriye kubiha umwanya munini, nitubiha umwanya munini tukibagirwa ko dukwiriye no gusoma ijambo ry'Imana ngo ngo dushake n'iby'umwuka kugira ngo bidufashe, nabwo ntabwo bizaba ari byiza. Ngo nitwirebaho tubyitondeye, tuzabona ko kugira ibyo ukora mu buryo bukabije n'ubusumbane bushobora kugaragara muri ibyo bintu bishobora gutuma Imana n'abandi bantu bahabwa agahe gato cyane. Umwanzi azi intege nke zacu zose ku bwoko bw'ibintu biturangaza, bikatubuza kugira igihe tumara turi kumwe n'Imana. Dukwiriye kwibuka kubanza gushaka Imana mbere yo kwiruka mu byacu. Yesu asobanukiwe uko tumeze, nyamara araducyaha. Kubw'ibyo turarikira. Nubwo ari Imana, yari n'umuntu wagiraga umunaniro nk'uko tuwugira. Yari azi imihati n'ubuzima nk'uko natwe tuyigira, nyamara yajyaga yiyufura akajya ahiherereye agasenga se. Yari azi ko kumara igihe ari kumwe na se byamurutiraga ibintu byose yashoboraga gukora ngo yongere kuronka imbaraga zo guhangana n'ibishuko. Natwe nibwo buryo buhebuje ubundi bwose twakoresha bukatugeza ku ntsinzi. Ahangaha inama twazumvise, inama turi kugirwa ngo natwe mu gihe nubwo dufite bya bindi dukora, ariko ntidukomeze kubyinjiramo cyane ngo tubihe umwanya munini cyane, ahubwo tujye dufata n'umwanya kugira ngo tujye ahiherereye, bya bindi bitugoye tubyereke Imana, nayo izadusubiza. Ku ngingo yo kwa kabiri, ibihome mu mushyikirano mfitanye n'Imana. Muri Bibiliya hari ubutumwa bwinshi buvuga ibijyanye n'umushyikirano tugirana n'Imana n'inzitizi zitubuza gukurira muri Kristo. Nimureke twite kuri aya magambo Pawulo na Yesu bavuze. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Aya magambo aboneka mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 12. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagira ute. Ahangaha hari igihe umuntu yibwiraga ati njyewe mfite imirimo ikomeye mu itorero, cyangwa ati njyewe mfite ubutunzi bukomeye, ariko hari igihe ushobora kubyishingikiriza bikarangira ubuze ubugingo buhoraho.
aha baduhaye urugero ngo nka Samusoni yiringiye, nka Samusoni kwiyiringira bikamugusha. Aha ngaho urugero baduhaye ni Samusoni. Samusoni yari yiringiye birangira akunda umukobwa cyangwa se igihe yari afite imbaraga yahawe n'Imana, ariko igihe yumvaga nyine ko afite imbaraga birangira agushijwe n'umugore witwa Delila. Ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zibigenza, ngo bashimwe n'abantu. Aha ngaha aya magambo aboneka muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 2. Hari igihe aha ngaha urugero batubwiye ngo rekeraho kubwira buri wese ukuntu uri mwiza, ba umuntu wiyoroheje nk'uko Yesu yari yiyoroheje. Aha ngaha rero hari igihe umuntu avuga ati ngewe mfite isura nziza, aho najya hose ntawanya, siko bimeze. Ariko ngo ntabwo twari dukwiriye kwishira hejuru, ahubwo twari dukwiriye guca bugufi tukiyorosha, noneho tukabana n'abandi kugira ngo dufatanye umurimo w'Imana. Ngeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo niri gushuka rikakugusha, urinogore uritekure. Aya magambo aboneka muri Matayo 5:28. Abafite Bibiliya baraza kuhasoma kugeza 29. Ngo kora ibishoboka byose kugira ngo ukure irari mu mutima wawe, kuko iyo ari inkomyi mu mushyikirano ugirana n'Imana. Aha icyaha cy'ubusambanyi uretse no kuba wanagikoze, none ngo nitunareba cyangwa se nureba umugore cyangwa se umugabo ukamwifuza ngo ubukoze icyaha. Aha inama turarikirwa ngo dukure irari mu mitima yacu kugira ngo noneho tuzabashe gukora ibyo Imana ishaka. Ariko ngeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababavuma, mugirire neza ababanga, mubasabire ababagirira nabi n'ababarenganya. Matayo 5:45. Nimurekeraho kwanga abanzi banyu, igihe utekereza ibibi ko bakugiriye nabi bihita bizana inkomyi mu mushyikirano ufitanye n'Imana. Ibiramambu tangira usabire abanzi bawe, maze urebe ukuntu bidahindura gusa uburyo ugendana n'Imana, ahubwo bizanahindura umushyikirano ufitanye n'Imana. Aha ngaha umuntu wagukoshereje kumusabira umugisha wagize ngo biroroshye? Ntabwo byoroshye, ariko ngo turarayikirwa gusaba imbaraga y'Imana kugira ngo idufashe. Aha ngaha ntabwo umuntu ni ukujya hiherereye ugasaba Imana kugira ngo iguhe imbaraga, noneho mutaza guhura na wa muntu ukaba wanamukubitana ikintu runaka wenda n'icyo ufite. Noneho iyo umuhuye wenda ukamubwira, wanamusuhuza akakwikiriza, hari igihe nawe muri we ahita atekereza akavuga turiya muntu burya nubwo namukoshereje hari igihe muri we mbese hari ukuntu yibohoye muri we. Ariko ngeweho ndababwira yuko umuntu wese urarikira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko ngeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Matayo 5:22. Ahari umaze igihe witsindishiriza ku buryo gutonganya abantu ba bugufi bwawe. Ni mu buhe buryo uburakari bwawe buzana ibibazo mu mushyikirano ugirana n'Imana?
tutaretse n'abo warakariye. Aha ni hamwe mu hantu hatuma dusitara. Aha ngaha kuri wa muntu nanone twagiranye tutari kuvuga rumwe, reka mbivuge gutyo. Hari igihe mwene so n'umurakarira, yego yakoze ikosa, ariko nanone ntabwo twari dukwiriye kurakara. Byo ntari igihe byabura, ariko ntabwo twari dukwiriye kubiha umwanya munini ngo n'ubukurikiyeho, ahubwo twari dukwiriye gutanga imbabazi. Noneho nitubabarira bagenzi bacu, natwe Imana izatubabarira. Ku ngingo yo kwa gatatu iratubwira ngo amategeko. Twahawe amategeko, reka turebe icyo atubwira. Icyaha ni ukwica amategeko. Batubwiye ko umuntu ukora icyaha ni ugira inzozi wica amategeko, kandi icyaha nacyo gifubitswe muri kamere zacu. Bityo rero amategeko niyo agaragaza icyaha icyo ari cyo. Amategeko ni nko kwambara amadarubindi kugira ngo dushobore kubona neza ibituzengurutse, cyangwa gukoresha indorerwamo kugira ngo twirebe tumenye uko tumeze. Atuma ibintu bigaragara neza no kwemezwa kw'imitima mu mibereho yacu n'imico yacu, mu gihe anatubwira iby'imico y'Imana n'ibyo ifata nk'ibifite akamaro. Aha amategeko bayegeranyije n'indorerwamo, kugira aya mategeko nayo kugira ngo tugendere mu nitugera kuri rya tegeko tumenye ngo ahangaha twatambikiriye. Aya mategeko baduhaye ngo nayo kugira ngo turebe mbese ibi ndi gukora, ibi ndimo bijyanye n'amategeko, bijyanye n'uko amategeko atubwira. Amategeko 10 yandikishije, amategeko 10 avuga mu kuva 20 ugakomeza ngo yandikishijwe urutoki rw'Imana. Yesu yashimangiye akamaro kayo ati, nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Iri ni itegeko rya mbere. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. Yarongeye ati, muri aya mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Ese aya mategeko ntabwo akomeye? Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose ngo n'ubutunzi bwacu bwose. Ese iyo bigeze ku butunzi aho tugera tukaba dushize ku ruhande, ntabwo bitworoheye. Ariko ngo byose hari abayizeye cyangwa se uwayizeye birashoboka. Imana niyo, nubwo twebwe tutabishobora cyangwa se tubona ko bidashoboka, ku Mana yo birashoboka. Amagambo Imana yabwiriye Abisirayeli ku musozi Sinayi nayo itubwira muri iki gihe, atumenyesha ko amategeko yose arebana n'umushyikirano. Imana yatanze amategeko nk'uburinzi kugira ngo arengere isano tugirana nayo
ndetse n'iyo dufitanye n'abandi bantu. Nubwo bimeze bityo, Satani yahindanyije ubwiza bw'amategeko y'Imana, ku buryo abantu bamwe bayabona nk'umutwaro. Kwihambira ku mategeko nk'inzira y'agakiza mu cyimbo cyo kwitondera ibivuye mu rukundo n'umudendezo bikunda guhuzwa kenshi n'amategeko, nubwo Bibiliya itubwira iti kuko gukunda Imana ari uko kwitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Twebwe mu bitekerezo byacu tubona ko amategeko agoye, ariko uko tuzarushaho kwegera Imana tukarushaho gusenga tubikuye ku mutima, na bya bindi bitugoye, bya bindi bituvuna, nitubyereke Imana, izarushaho kutwiyereka kandi itwereke inzira nziza twanyuramo. Ku ngingo yo kwa kane, amategeko n'ubutumwa bwiza. Yesu ubwe yasobanuriye mu buryo bufite imbaraga kandi busobanutse uko isano iri hagati ye n'amategeko igeze. Mu buryo busa n'ubw'ababyeyi bashiriraho abana babo imyambaro batagomba zigaragaza ibyo baha agaciro. Amategeko y'Imana aduhisha imico ya ndetse n'ibyo tubonamo agaciro. Imana yaduhaye amategeko yayo kugira ngo irinde umushyikirano tugirana nayo n'umushyikirano tugirana na bagenzi bacu. Izi neza ko amategeko yayo yajyaga kuyobora buri rwego rwose rw'imibereho yacu, uko tugenda dukurikirira muri yo. Ubundi se ninde utarigeze ugerwaho n'ingaruka ziteye ubwoba icyaha cyangwa kwica amategeko byazaniye buri wese muri we? Gukunda Yesu ni izingiro ry'amategeko. Yesu yaravuze ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nidukunda Yesu tutaryarya, tuziyumvamo ubushake bwo gukomeza amategeko ye tutagombye kubihatirwa. Nidusobanukirwa neza amategeko ye, tuziyumvamo ubushake bwo kurushaho gukunda Yesu, kandi ikirushaho kuba ingenzi kugumisha imbere y'amaso yacu umusaraba n'urupfu Yesu yapfuye mu cyimbo cyacu ni uburyo buruta ubundi bwose bwo gukuza urukundo dukunda Imana. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza budasigana n'amategeko. Ni ukuvuga ngo nubwo twaba twizera cyane ko amategeko no kuyakomeza bifite akamaro, tugomba guhora twibuka ko mu bijyanye n'uko duhagaze imbere y'Imana mu buryo bwemewe n'amategeko. Icyo amategeko akora gusa ari ukuduciraho iteka. Nta na rimwe amategeko ajya ababarira. Ntawe atsindishiriza, nta n'uwo ahongerera. Niyo mpamvu hamwe n'amategeko ariyo shingiro ry'ubusobanuro bwacu bw'amategeko, hari n'ubutumwa bwiza
ni ukuvuga urupfu Kristo yapfuye mudukorera ibyo amategeko adashobora gukora, kuduhesha gukiranuka imbere y'Imana. Ahangaha nubwo dufite amategeko nibyo koko dukwiriye kuyagenderaho, ariko ngo urupfu Yesu Kristo yapfuye ngo nirwo bituma cyangwa se rukaduhesha nirwo rutuma dukizwa cyangwa se twemera ko ibyo nirwo ruduhamiriza ko Yesu ari umucunguzi wacu kandi anari nawe utuyobora, anariwe ukugira ngo azatugeze nitwemera ibyo adusaba, kandi ngo umukunda azitondera amategeko ye. Reka nahanjye nahawe kugira ngo twitondere amategeko ye, noneho tuzahabwe ubugingo buhoraho. Ku ngingo yo kuwa gatanu, kumenya no gukora. Ese twamenye iki? Twanakora iki? Mu kibwirizwa cyo ku musozi Yesu avuga cyane ku birebana n'umushyikirano, gushyikirana nawe ndetse no gushyikirana n'abandi. Ahagana ku musozo w'ubutumwa yatanze avuga ikintu gikomeye. Umuntu wese umbwira ati mwami 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 mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Yesu asobanura ko abantu bamwe bazamwiyambaza kandi babe bazibye neza, nyamara batamuzi mu buryo nyabwo. Birumvikana gushaka ubumenyi ari ingenzi, kandi Bibiliya itubwira yuko ubwoko bw'Imana bushobora kurimburwa no kubura kumenya Imana, ndetse bigaterwa n'uko banze kuyimenya. Ntidukwiriye na rimwe gupfobya agaciro k'ukuri kwa Bibiliya ku bihe byose, ariko uko tumenya uko kumenya nikuramuka kutaduhinduye, ntigutume kwiyegurira Imana kwacu no kugendana nayo byimbika, ntako tuzaba kumaze. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Yesu yavuze ko ibisabwa kugira ngo umuntu yinjire mu ijuru ari ugukora ibyo Imana ishaka no kuyimenya, kuko kudashobora gukora ibyo ishaka tutarayimenya. Iki nicyo kintu gitanga ubusobanuro kandi cyumvikana abantu bitezweho. Umwana wawe navuga ko agukunda kandi inshuro nyinshi agakora ibyo umusabye gukora, ibikorwa bye biba byerekana uburemere bw'urukundo no kukubaha afite. Mu buryo nk'ubwo nidukunda Imana tuzashaka gukurikiza ubushake bwayo, kuko tuzi yuko hari ikintu kirushijeho kuba cyiza tugomba gukora. Kuko tuzi yuko hari ikintu kirushijeho kuba cyiza tugomba gukora. Inyifato
tuyigaragariza ndetse ndetse kuyumvira kwacu nko gusendera ku rukundo tuyikunda, byerekana imiterere nyakuri y'umushyikirano dufitanye nayo. Ahangaha nagiye nsoma, ariko aya magambo arumvikana. Baduhaye urugero, umwana navuga ko agukunda inshuro nyinshi ndetse agakora n'ibyo n'imirimo wamutegetse, bizaba bigaragaza yuko agenje gute ibya bindi yavugaga ko ari ukuri. Ahangaha rero natwe nituvuga ko dukunda Imana, nidukore ibyo Imana ishaka, ntabwo tuzaba turi kugenda mu nzira yayo, ahubwo reka dusabe Imana kugira ngo idufashe kumvira amategeko yayo ndetse tunakore n'ibyo idusaba, nibwo tuzarushaho kugirana umushyikirano nayo yimbitse. Ahangaha ibindi byo kuzirikanwa, icyo tuzirikana ngo iyo imitima y'ubwoko bwa Isirayeli ikunda kubaha ijambo ryera ry'Imana, bari kugira ibyiringiro byo gusohoza umugambi w'Imana. Kuzirikana amategeko y'Imana nibyo byahaye Isirayeli imbaraga ku ngoma ya Dawidi ndetse no ku myaka yabanje y'ingoma ya Salomo. Kubwo kwiringira ijambo ry'Imana byatumye habaho ivugurura n'ubugorozi mu gihe cya Eliya na Yosiya. Ibyo byanditswe by'ukuri ari nabyo umurage wa Isirayeli uhebuje ibindi. Nibyo Yeremiya yifashishije mu muhati yakoresheje ashaka ko habaho ivugurura. Ahangaha reka dusabe Imana kugira ngo Imana yakoresheje ba Eliya na Yosuwa n'abandi bose, cyangwa se abatubereye intangarugero, natwe reka dusabe Imana kugira ngo idufashe tugendere mu nzira yayo, dukore ibyo Imana ishaka. Nibyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Icyigisho cyiza, Imana imuha umugisha. Icyo nshaka kuvugaho ngiye kukivuga kuri ingingo yo kuwa kabiri, iri kutubwira ngo ibihome mu mushyikirano mfitanye n'Imana. Ahangaha hari amagambo ari ku gika cyo hagati, ku magambo ari ku gika cyo hagati ari kutubwira ngo ariko njyeweho ndababwira nti mukunde iki, mubasabire mugirire neza ababanga, musabire ababagirira nabi n'ababarenganya. Yesu ashimwe. Mukunde iki? Ikibazo ni iki ngiki, mbese nibaza, mbese ko duteraniye aha turi iteraniro ry'abana b'Imana, ahari dukunda abanzi bacu? None se niba dukunda abo twita abanzi bacu, intambara n'intonganya muri twebwe ziva hehe? Natangajwe n'abantu babiri bagiranye amakimbirane. Bamajije kugirana amakimbirane, aba bantu bari abakirisitu. Igihe bantumagaho ngo njye kubakiranura, habonekamo umuntu ufashwe n'iki? N'ikosa. Kandi uyu muntu wari ufashwe n'ikosa yari umwe mu wahemukiye mugenzi we. Ariko ikintu cyaje kubabaza kigatangaza,
nuko uyu muntu witwa ngo ni umuntu w'Imana wari ufashwe n'ikosa yanze kugenza ate gusaba imbabazi. Turamuhendahenda, nyabuna uyu muntu wamuhemukiye kandi urukubona ntabwo ari uwo mu bizera bacu, none sabe iki ugira ngo yarabyemeye se? Uyu muntu ntabwo yabyemeye, ariko naje kumubwiza ukuri, ndamubwira nti none iyo ugira n'uyu utizera waguhemukiye akagusaba imbabazi wari kubyemera? Ati njyewe ibyo ngibyo bigeze ute biramureba. Ahangaha rero abantu nibatugirira nabi ntabwo dukwiye kubyubakaho ngo bidutandukanye. Nibwo tuzabwirwa ya magambo avuga ngo nuko mugaragu mwiza warakiranutse, ngaho injira mu munezero wande washoboje. Imana idushoboze gutanga imbabazi ku baduhemukiye, kandi iduhe umwuka wayo washobora gusobanura kuko kurusha uko twe twasobanura, mu izina rya Yesu. Dufashe kandi iduhe gusobanukirwa neza n'amagambo yayo.